ndashaka gukora ikiganiro gisoza uyu mwaka. Ntabwo dukwiye gusoza umwaka turikira bameze nyine nk'abantu badafite gahunda. Ndashaka ko dusoza umwaka turi ba bantu bazi icyo bita gusaba imbabazi. Ntabwo ko ari ibintu bigenda byungikanya, icya mbere kiduha icya kabiri, icya kabiri kikaduha icya gatatu, icya gatatu icya kane gutyo. Ugomba kwemera ikosa wakoze. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Bonheur and Love family. This is Rahab again. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe Imana ikomeze iborohereze. Ndongeye mbisubiramo, abatameze neza namwe Imana ikomeze iborohereze. Ndabasuhuje ababyutse bari gukora kino kiganiro mu gitondo, mwaramutse neza. Abari kukireba ku manywa mwiriwe neza. Mwese ndizera ko mumeze neza, ndabakunda cyane. Uno munsi ndagarutse nkuko mubibona, nicaye ahangaha n'ubundi none ndashaka gukora ikiganiro gisoza uyu mwaka. Ntabwo dukwiye gusoza umwaka turikira bameze nyine nk'abantu badafite gahunda. Ndashaka ko dusoza umwaka turi ba bantu bazi icyo bita gusaba imbabazi. Uno munsi nateguye ikiganiro cyitwa gusaba imbabazi. Ndashaka kugira ngo turebere hamwe ese ni ubuhe buryo bwiza umuntu yakoresha arimo arasaba imbabazi. Akenshi usanga abantu bafata gusaba imbabazi nk'aho ari ibintu bigoye, cyangwa se ugasanga arabafata nk'aho gusaba imbabazi ngo ni ubugwari. Ariko mu by'ukuri guys, gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari habe na gatoya. Ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Umuntu usaba imbabazi wese ni intwari, aho ari hose. Much respect. Rero guys, hari uburyo bwiza bworoshye bwo gusaba imbabazi butarenze nka 5. Ni uburyo bugenda bwumvikana, ndagira ngo nyine ari bwo mbabwiraho, hanyuma nawe usoza umwaka usaba imbabazi, usoza umwaka nta muntu n'umwe mufitanye ikibazo. Nimba udukunda, nimba kurikirana ibiganiro byacu, ndagusaba kugira ngo ukore like kuri kino kiganiro, n'ubundi nawe ukigwiyeho ari ubwa mbere tubonye, kora subscribe, like na share kugira ngo ujye ubasha gukomeza gukurikirana ibiganiro n'ubundi tugenda dukora ibiganiro byubaka urugo, byubaka abakundana, byo mu buzima busanzwe, dushobora kureba nyine bikagira ikintu bikungura mu buzima. Tugenda dukora ibiganiro bitandukanye. Rero ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo bitazajya biragucika. Rero reka dutangire. Nabwiye ko tuyoganira ku kintu cyitwa gusaba imbabazi, uburyo ushobora gukoresha urimo urasaba imbabazi inshuti yawe, cyangwa se umukunzi wawe, cyangwa se umukoresha wawe, uwo ari we wese, kugira ngo nyine mubashe kuba umubano wanyu uri nta makemwa. Ikintu cya mbere ugomba gukora uri gusaba imbabazi, inshuti yanjye, wikiregura. Iyo utangiye ibintu byo kuzana kwiregura urimo urasaba imbabazi, ako kanya uba wabyishe. Nimba ugiye gusaba imbabazi, saba imbabazi udatangiye kuvuga ngo urareba ngo impamvu nabikoze, ngo byari byagenze gutya na gutya. Oya, nutangiye ibintu byo kuzana kwiregura, ako kanya uraba wabyishe. Nimba ushaka kwiregura, iregura. Nimba ari gusaba imbabazi, saba imbabazi, apana kubivanga. Kuko iyo uri kwiregura biba bigaragaza yuko utemeye ikosa wakoze. Ubwo nyine ushaka kuburana, bituma bikura n'izindi mpaka n'uri gusaba imbabazi, bikamera nk'aho nyine ntabwo wemera ikosa wakoze muri makeya. Rero niba ushaka gusaba imbabazi, saba imbabazi, apana kwiregura. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe ugiye gusaba imbabazi. Ikindi cya kabiri ugomba gukora ugiye gusaba imbabazi, ugomba kwemera ikosa. Ntabwo ko ari ibintu bigenda byungikanya, icya mbere kiduha icya kabiri, icya kabiri kikaduha icya gatatu, icya gatatu icya kane gutyo. Ugomba kwemera ikosa wakoze. Mu gihe urimo urasaba imbabazi, ugomba kwemera ikosa wakoze. Nimba ugiye gusaba imbabazi, wenda tuvuge urugero, wasuzuguye umukoresha wawe, yakubwiye ngo gukora ibi ngibi ntiwabikoze. Mu gihe wumva ko ugiye kumusaba imbabazi, uramubwira uti mbabarira. Hanyuma muri uko gusaba imbabazi ushyiremo
irya kosa wakoze nyine urishyiremo uvuge tu wenda mbabarira ntabwo nakoze ubiriya wambwiye, wenda ntabwo nakora cyane wambwiye, mu by'ukuri narengere siko nari kubigenza, ndagusaba imbabazi mbabarira. Urumva ugasaba imbabazi nyine ugashyiramo iryo kosa wakoze. Cyangwa se niba wambwiye nabi ukamubwira uti mbabarira nakubwiye nabi hariya narengereye, ntabwo nagombye kukubwira nabi. Yes, ibyo bintu nyine azahita abona yuko kuri gusaba imbabazi bikuvuye ku mutima, hanyuma ko wemeye n'ikosa akubabarira. Ikindi kintu ugomba gukora, ugomba guca bugufi. Guca bugufi, ushobora kumva ko ikosa wakoze riremereye cyane, riremereye ku buryo nyine utabona nawe uhera ubivuga, ariko ugomba guca bugufi uri kumva, hanyuma niyo utakwirirwa uvuga ururimi rw'amarenga y'umubiri rukareka nyine rukagaragaza icyo ushaka kuvuga, nimba gusaba imbabazi bigaragara nyine ushobora kugira gutya nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Mbese nyine ibimenyetso byo guca bugufi mwese murabizi, ushobora kugikora uri imbere y'uwo ushaka gusaba imbabazi utari wanazisaba, akabibona yuko byakugoye kubivuga, hanyuma nyine ururimi rw'amarenga y'umubiri rukabyivugira. Murumva ntabwo ari ibintu bigoye, nubwo bamwe tubifata nk'aho bigoye, wapi. Ikindi kintu ugomba gukora mu gihe uri gusaba imbabazi, ugomba kwizeza uwo wakoshereje, uwo wakoreye nyine ikibi ushaka gusaba imbabazi, ugomba kumwizeza yuko bitazasubira. Se nawe mwizeza gutya, uramubwira mbabarira ko nabikoze gutya, ubutaha ntabwo bizongera. Ariko reka mwibera akabanga hagati aho ngaho turi kuri ikintu cyo kumwizeza ko bitazongera. Ntabwo ukwiye kwizeza wakoshereje 100% ko bitazongera. Murabizi ntazibana zitakumanya amahembe, turi mu isi buri muntu aracumura. Rero ntabwo ari byiza ko umwizeza ngo ntabwo bizongera 100%. Oya, mubwira uti mbabarira nabikoze gutya, ariko ubutaha ndagerageza mbikosore, ku buryo bitazasubira, kugira ngo ubutaha nongera kugwa muri iryo kosa azabasha kumva nyine akubabarira. Ariko nubimwizeza 100% ukongera ukabikora, inshuti yanjye, kubabarira bizagorana. Rero murabyumva, ntabwo ukwiye kubimwizeza 100%, ariko ukamwizeza yuko ugiye kugerageza uko ushoboye kose, hanyuma ukisubiraho. Icyanyuma rero ugomba gukora, ugomba kuba inyangamugayo kandi ukavuga bikuvuye ku mutima. Murabyumva, ukavuga bikuvuye ku mutima, ku buryo amarangamutima yawe akagaragaza yuko waciye bugufi rwose. Nta kabuza, ntekereza ko nta muntu wasaba imbabazi ngo azimwibwe. Murabyumva rero, uwo wakoshereje azakubabarira nakubona yuko ubivuze bikuvuye ku mutima. Yes, ndagira ngo rero dusoze umwaka twese tumeze neza, ndagira ngo dusoze umwaka nta muntu ufitanye ikibazo n'uwundi. Ugomba kumenya ko ukwiye gusaba imbabazi, nabibabwiye, ni uburyo butanu mbabwiye, ntabwo ari ibintu bikomeye, ni uburyo bugiye buhererekanya. Ntabwo ukwiye kwiregura, ukwiye kwemera ikosa, hanyuma wamara kwemera ikosa ugaca bugufi, ukanamwizeza ko bitazongera, then ukabivuga byose bikubiye ku mutima. Murakoze cyane, ndabakunda. Rero nimba hari umuntu nanjye dufitanye ikibazo, ntabwo nshaka gusoza umwaka nabi, ndagira ngo mbasabe imbabazi, mumbabarire, je suis désolée, nciye bugufi rwose, mumbabarire cyane. Rero nawe mugenzi wanjye, inshuti yanjye, ndagira ngo nimba ari ibishoboka usaba imbabazi uwo wakoshereje, musoza umwaka rwose hari umuntu mugifitanye ikibazo. Murakoze cyane, ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kugubwa neza mu minsi yanyu yose y'ubuzima. Mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Murakoze cyane, ndabakunda. Bye. Ciao ciao.